binyobeye. Abanyarwanda, abanyarwandakazi, imba hari abari kunyumva mumbwire, mumbwire niba munyumva, hanyuma dutangire ikiganiro. Nibaza ko Tarisisi uranyumva wowe? Kumva rwose. Okay. Ubwo rero ntegereje kumenya nimba hanze abo turi kumwe hari abari kunyumva. Tangira uvuge kugira ngo bamenye niba ntihagira unyandikira mbwire niba munyumva. Hagira umbwira. barakumva. Okay. Ndabashuhuje rero, wadukorera kwa kundi twari tubivuze? Ntabwo bikunda kubera ko nta bubasha wampaye. Mbuguhe. Yes. Ntabwo. Gaje. Okay. Belayo ikambo oyo kongo elingaka te osi obandi lisusu polo kangaka motema ta mokolo moko olingi kaka se bomengo ya kongo okokufa polo tika kokabola kongo likambo oyo soni ya bawande okosambwa polo pesi confiance kaka na mindele baninga Afrika omona bango pamba okosimba touche kila mimi na kongo polo zela kanda ya nzambe polo matamati tango mulai nasima barembelo zoi babo mengwa kongo elo kacha dimisione na kwasa polo monda teini ya komikolela polo okosala dinie polo na bengi yo combien de fois nyonso ezalaka te ya traité on en a marre polo lingi konyokola kaka este oyibaka bomingo ya bakongole okabolaka yango nde na mindele polo yebi boni bawela bomingo kongo polo yeba basusu bakonda mabele yango moni nzoto na yeza kosila polo kauki lokola mwana Choko, polo, kala choko kota mabele, kiba, polo, tongi kigali na makila bakongole, wande kanisi kigali ngomi paradi, soka paradi ya monde zali kongo, polo ebaka ambago esi
nyonso bakoma pe na unité. Est-ce que bozali pas des zéro kwa makasi? Sote tomoki okosila neti fumi. Polo senga peuple congolais, pardon. Peuple congolais, tous soyons unis derrière notre armée, la FARDC, pour pouvoir chasser l'ennemi loin de nous. Apollo yo, tata Polo yo, Polo yo, tika Congo kimya, sanginero yo, tiko bomisa bato, tata Polo yo, omoni ngendo sambwe, bisi na yote, utemote maya fufu, minere na yote, osingelango ba contrat, na ba partenaire, bobo raffiné, tata Polo yo, omoni ngendo suki, makila ba Congola, egange pa ya Nzambe, tofongoli miso, tokomi tokotika yote, okoba na bozoba. Oh, Tata Polo, c'est toi le responsable du génocide dans la partie est de mon pays, la RD Congo. Tu es sans cœur, mais ce que tu dois savoir, la RDC regorge 105 millions d'habitants qui sont unis. Donc, elle ne sera pas balkanisée par un pays de 13 millions d'habitants. Et Kareza Molaï, Ta Polo. Polo Polo liki konyoko la kaka este. Boi baka bomi boya bakungole. Boka bola kaya monde na mibele. Polo yebi boni bawela bomi kwa Kongo. Polo yeba susu bakota mabele. Yango moni njoto na yeza kofila. Polo kauki lokola mwana koshoko. Polo kala toko kota mabele. Kiba Polo Polo tongi Kigali na makila bakongole. Wane kanisi Kigali komi paradi. Toka paradi ya monde zali Kongo. Polo yebaka ambako esi Europa. Bakongole nyoso bakoma pena unité. Esko bosali kwa dese zero kwa makasi. Sote tomboki okosila neti fumi. Polo senga pepe Congolais. Wakomeza? Murakoze Tarisisi, ako karirimbo ka Paul rwose njye mukongomani wakahimbye ndamushimiye, ariko bazahimbe n'izindi bajye batwereka iyi killing machine uko abantu bayibona, bajye babishyira no mu buhanzi, sibyo? Reka ngusuhuze rero muvandimwe Tarisisi, musuhuza abagenzi bacu dukorana ikiganiro baba bari muri chat. Nanabashimira ko nubwo biba bigeze mu masaha y'igiye kure cyane, ntabwo habura abo tuba turi kumwe. Ndabashuhuje rero, nanabashimira ubwihangane muba mwagize. Sindamenya impamvu aho ntangirira aho nanonsheje ikiganiro atariho bitangirira. Koranabuhanga riracyambane ihanga nyine. Ariko uyu munsi wagitoye da, uyu munsi wagitoye umugani w'abarundi. Ntago nagitoye neza, nabonye bije ari bibiri n'ubundi style nkuko sinzi ukuntu bijya bigenda. Rero abari ahandi mbonye mugerageze mudufashe munakebure bagenzi bacu baba bashobora kuba basigaye ahandi. Ntago ndasobanukirwa impamvu bigenda kuriya biza inshuro ebyiri. Iwanjye ndi kubona rwose hari nta kibazo, nta yindi link ya kabiri ndi kubona. Iwanjye nabonye bibiri, banza nabanje no gutegerereza ahantu hatariho rwose, nsanga hari n'abahanditse kuri comment. Tarisisi rero uyu munsi dufite ikiganiro, turashaka kwibaza ese Tshisekedi urwana na killing machine we ninde, ni muntu ki, imbaraga ze ni izihe? Turagira ngo tuganire kuri Tshisekedi, tureba kuri tere uri kurwana na killing machine. Killing machine imaze imyaka myinshi cyane yica abantu, irwana ngira ngo guhera bafata ubutegetsi bwo muri Uganda mbere za 1996, ngira ngo nibwo bafashe ubutegetsi. Hanyuma barwanye no muri za Mozambique n'ahandi. Iyo killing machine ihanganye na Tshisekedi ugize ubutegetsi, ugiye mu butegetsi vuba ejo bundi 2018,
bimeze bite? Ndagira ngo nguhe umwanya ugire icyo utubwira. urakoze Felicite Mwemayire, nawe birakureba. Reka mbanze nsuhuza abadukurikiye, usuhuza n'ibyo bya mbere, mbanze mbasuhuze, mbibutse kandi ko turi kumwe na Mwemayire, akaba ari nanze kubaho ntariho, uri kumwe nawe birakureba TV nk'uko dusanzwe tubaganirira. Reka mbasuhuze rero mwese abari hirya no hino ku isi, abari mu Rwanda, abari muri Afurika, abari ku mugabane wa Amerika, ku mugabane wa Aziya, umugabane w'Uburayi ndetse n'umugabane wa Oceania. Mbasuhuze mwese abari mu burasirazuba bwa Kongo, abumva ururimi rw'Ikinyarwanda mwese mbasuhuze. Suhuze bari mu cyumba cya kabiri cya chat, mpereye kuri Olivier Rutazibwa, hari na Claude Mariki, hari Edouard Bahufite, hari Leri Akatagurutse, hakaba hari Murorunkwere, hakaba hari Sakuza Godanse, hakaba hari Mutwashi Kengo, hakaza n'abana Mboka ndetse na Kagoma, nande wundira, hakaba Natasha Isaro, hakaba na Radio TV RBB, hanyuma hakaba na Karino Bebefu, Juju Ineza, mwese ndabashuhuje. Hari Bashanga, hari Potopoto, hari Maridusu Bemba, hari Warayi Nzayibara, mwese ndabashuhuje kandi bahaye ikaze kuri Felicite Mwemayire, nawe birakureba. Ndabasuhuje kandi mbifuriza ko ikiganiro kiza kubaryohera, kandi nk'uko twabibamenyereje komantere zanyu tuziha agaciro, ntimutinde rero gutangira kuganira. Reka rero ngiye ku kibazo cyawe Felicite Mwemayire, ngiye ku kibazo cyawe umbajije. Urambaye uti Felix Tshisekedi twumva uri kurwana intambara, urwana na Kiringi machine, ninde, ni muntu ki? Yenda ntabwo ndi bushobore kukubwira biography yiwe, ariko nshobora kukubwira icyo muziho ku bijyanye n'urugamba, uburyo no kurwana, kuko tugiye kuvuga ku by'urugamba. Nkaba nshaka kumukubwira ku rugamba rwiwe, ndetse tukaza no kugera nyine ku urwo rugamba arwana na Kiringi machine. Impamvu iki kiganiro nuko mu biganiro tumaze iminsi dukora, hari abantu benshi tukunze kubona ko babona ko Tshisekedi atari gukora akazi ko yagombye gukora, ndetse hari n'abigeze bamwita ngo ni igisekeramwanzi, bashaka kwerekana ko Tshisekedi ashobora kuba ari umuntu w'umutesi, ari umuntu utazi bya politiki, ari umuntu ashobora gufata uko yiboneye, bityo bakaba batamubonamo nk'umuntu wahangana na Kiringi machine. Reka rero mbahe Tshisekedi ku rugamba ku batamuzi, hanyuma yenda hari abo bibuze guha akaryo ko kumenya Tshisekedi uwo ari we no kumenya uburyo ari kurwana urugamba, bityo n'ibyo dukunze kuvuga ku rugamba yenda bizaborohera kubyumva. Perezida Felix Tshisekedi akaba ari umuhungu wa Etienne Tshisekedi, umunyapolitiki w'umunyekongo muzi, wabaye mu gihande cy'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, wakaba yararwanyije leta zose zabayeho igihe yari akiriho. Uwo ndi kuvuga ni papa wa Felix Tshisekedi, bwana Etienne Tshisekedi. Akaba mu gihe cya Mobutu yarajujubije Mobutu, ndetse bikageza ubwo Mobutu amugira minisitiri w'intebe, ariko bikarangira adashyizeho guverinoma kubera ko batumvikanye. Akaba rero uyu Etienne Tshisekedi ari mu bantu bashinze bazanye demokarasi muri Kongo, kuko niwe wa mbere washyizeho ishyaka riharanira impinduka cyangwa se ritavuga rumwe n'ubutegetsi. Akaba yari kumwe n'abandi baparlementeri 12, ndumva bose hamwe bari 13, bagashinga ishyaka bise IDPS. IDPS bivuga Union Démocratique du Progrès Social. Hanyuma iyo IDPS akaba ariyo yakuriyemo, hanyuma akaba yaraje no kwiyamamaza, ariko mbere yuko yiyamamaza reka mbanze mbabwire ko
ihirikwa rya Mobutu yabigizemo uruhare ubwo killing machine yafatanyaga n'umusaza Laurent Désiré Kabila bagafata Zaire bakayihindura Repubulika Demokratike du Congo, ariko akaba ataranumvikanye na Muzehe Laurent Désiré Kabila, ndetse Muzehe Laurent Désiré Kabila we yaranamufunze amuca i Kinshasa, amwohereza iwabo muri Kasai, amuca kutongera kugaruka i Kinshasa. Hanyuma Laurent Désiré Kabila aho yiciwe, Etienne Tshisekedi nguyu yakomeje kumwopoza no ku butegetsi bw'umuhungu wa Laurent Désiré Kabila uriya bita Joseph Kabila, kugeza ubwo yitabye Imana adashoboye kuba perezida, dore ko muri 2011 yiyamamaje, ariko Kabila akamwiba amajwi akamutwara umwanya. Ubwo rero amatora ya 2018 ariyo yashyize umuhungu we uyu tugiye kuvuga Felix Tshisekedi, yabaye Etienne Tshisekedi yaritabye Imana. Umuhungu we rero akaba yarakomeje politike, akaba yarakuriye mu iri shyaka ashinzwe diplomasi mu rwego mpuzamahanga rw'iri shyaka rya UDPS aho yabaga mu gihugu cy'Ububiligi. Yavuyeyo rero aje guhangana muri 2018, aje guhangana na Kabila fisi uriya bita Joseph Kabila, agira ngo abe perezida. Uko rero yaje kuba perezida niho ndashaka kugira ngo mpere ni mwaya matora yabaye mu kwezi kwa 12 ku itariki 30 mwaka wa 2018. Aya matora yabaye akarangira, ndetse Felix Tshisekedi ari we utowe kuba perezida. Perezida Felix Tshisekedi rero mu gihe cyo kwiyamamaza muri 2018 hakaba harabayeho intambara itoroshye yo kugira ngo haboneke umukandida uzahangana na Joseph Kabila. Joseph Kabila nawe wari urimo arangiza manda adashaka kubivaho, hakaba harabaye imyigaragambyo ikomeye kugira ngo Joseph Kabila areke gukomeza gutegeka, kuko yashaka gutegeka adakoresha amatora. Baza kumuvana ku izima bigendeye ku myigaragambyo yakozwe, ndetse uyu Felix Tshisekedi yabaga arimo kenshi cyane, harimo abayiguyemo, ariko we akaba yararokotse ntacyo yabaye. Hanyuma mu gihe batoraga abakandida ku mwanya wa perezida, wo kwiyamamaza ku mwanya wa perezida wa Repubulika, umukandida wa opozisiyo, habayeho ko amashyaka ashaka uburyo yakumvikana agatanga umukandida umwe. Abarimo bahatana hakaba hari uyu nguyu Felix Tshisekedi, hakaba harimo Vital Kamerhe wayoboraga ishyaka rya UNC, hakaba harimo Martin Fayulu Madidi wayoboraga irindi shyaka bita SD, ndetse hakaba hari na Jean Pierre Bemba na Moise Katumbi na Adolphe Muzito. Aba bose bakaba bari muri opposition. Hakaba harabaye igihe cyo kugira ngo bumvikane rero habone umukandida umwe uzaba perezida. Baje kugeza igihe bajya gukora inama. Mbere y'uko bakora inama ariko nongere mbabwire ko rwa ruhare rwa Mpatsibihugu rutajya rubura mu ruru rugamba. Mpatsibihugu hari abo bifuzaga ko bagomba gusimbura Joseph Kabila, kubera ko Joseph Kabila yamaze kubarambira kubera kwinjiza abashinwa muri Congo, akaba yaramaze kubegurira byose. Ibyo rero bikaba byararakaje abanyamerika n'abanyaburayi, ariyo mpamvu bakuye amaboko kuri Joseph Kabila. Noneho rero Joseph Kabila akaba yari afite nawe umukandida witwa Ramazani Shadari. Mbere y'uko batora rero umukandida, bemeza umukandida wa opozisiyo, babanje gutanga kandidatire kugira ngo zemerwe. Bibanza ko abanyaburayi cyangwa se Mpatsibihugu bifuzaga ko Moise Katumbi ari we wagombaga kuba perezida wa Congo. Mpatsibihugu rero baje kugira ikibazo ko Joseph Kabila muri ya manyanga yiwe ko atifuzaga, yarafitanye ikibazo na Moise Katumbi, kandi abona bizamugora naramuka abaye perezida, kubera ko yari ishusho Mpatsibihugu. Ibanze kandidatire yiwe, baga kandidatire yiwe, ndetse banamwirukana mu gihugu, arahunga ajya hanze, ajya kuba hanze adafite n'icyangombwa. Amaze guhunga rero atemerewe no kwiyamamaza, Mpatsibihugu babuze umukandida wabo, niho bafashe gahunda yo kujya gufungura Jean Pierre Bemba wari ufungiye Irahe. Bashaka kumugira umwere huti kugira ngo baze ko bari we asimbura uwo mukandida wabo bari bamaze kubura, Moise Katumbi. Jean Pierre Bemba arafunguwe, araza n'urubanza rudaciwe,
baje kwiyamamaza ari ba Mpatsibihugu bashaka kumushyira ku butegetsi, ariko ntibyakunda nawe ahageze Joseph Kabila aravuga ati ufite ibyaha ukurikiranyweho, ntabwo umuntu w'umuprisonie ashobora kwemererwa kwiyamamaza. Abantu bamuteye ishoti gutyo, ba bakandida bari bafite imbaraga, bari bashyigikiwe na ba Mpatsibihugu bababuriyemo, hasigara Felix Tshisekedi na Vital Kamerhe, hasigara Adolphe Muzito, hasigara na Martin Fayulu Madidi n'uwitwa Ferdinand Matunguru. Abo rero baje guteranira aho bita i Geneve kugira ngo bumvikane ku mukandida uzaba perezida. Noneho muko kumvikana ba Mpatsibihugu nibo bari bayoboye ibyo biganiro, kubera ko babonaga ko ibyo biganiro uwo mukandida bagomba gutora uwo bashakaga nta n'umwe wari ukirimo. Katumbi yari yavuyemo, Jean Pierre Bemba yari yashyizwe ku ruhande nawe. Ubwo uwari usigaye wari ufite imbaraga ni Tshisekedi na Kamerhe. Noneho ubwo abo nibo bari bakandida bari basigaye bafite imbaraga muri opposition. Abazungu rero ntabwo bifuzaga ko mwaba babiri hari ugomba kuba perezida wa RDC. Nibwo rero bakoze icyo bise icyo nakwita coup d'etat. Ntabwo nabisubiramo byose byaba birebire, ariko mwayo matora bakozesheje amatora y'amanyanga, biba ngombwa ko hatorwa Martin Fayulu Madidi kuba umukandida wa opposition. Baburizamo perezida Felix Tshisekedi na Vital Kamerhe bari bakandida do poids. Noneho bemeza ko uwo Madidi ariwe ugomba kurepresenta opposition. Aho rero niho byaje gutera ikibazo. Abanyekongo bo muri opposition babiciyemo ibice bibiri, ariko urumva abazungu babikoze babishaka nyine, kuko bashakaga byanze bikunze ko haba amakimbirane hakaboneka uwo bashaka. Nibwo baje gushinga rya huriro bise Lamuka. Bamaze kurishinga ryo niryo ryagombaga guhangana na Kabila. Kabila nawe bamaze gushyiraho irindi huriro ryitwa FCC, ryari rihujije amashyaka yose yari ari mu gihugu, yari yararunze hamwe, uvanye mwayo ngaho nyine yari yabaye opposition. Noneho bafite nabo uwo mukandida nababwiye witwa Ramazani Emmanuel Shadari. Icyagombaga gukurikiraho n'iki nuko opposition agombaga gushyigikira umukandida umwe kugira ngo batsinde igihande cya Joseph Kabila. Ntabwo byakunze rero, kubera ko cya gihande cya Felix Tshisekedi na Vital Kamerhe ntibigeze bumvikana n'ikindi gice gisigaye, bahita bisubiraho bava muri ya masezerano yo gushyigikira umukandida umwe rukumbi, Martin Fayulu Madidi. Noneho bakora noneho ihuriro ryabo ko ari babiri, Felix Tshisekedi na Vital Kamerhe. Hanyuma rero icyakurikiyeho nuko bagiye mu matora. Ubwo bagiye mu matora ari ibice bitatu, ari igice cya Joseph Kabila cya FCC, igice cya Lamuka cyari gishyigikiye Martin Fayulu Madidi, hanyuma n'igice cyitwaga Cash, bivuga Cap pour le Changement, cyari kigizwe n'ishyaka rya Felix Tshisekedi n'irya Vital Kamerhe. Ubwo abakandida rero bari batatu bahanganye, bitabujijwe ko hari abandi baje guhangana, bari batanze kandidatire ku giti cyabo, ariko abakandida bari bakomeye nabo ngabo. Amatora rero yarabaye, amatora arangira perezida Felix Tshisekedi ari we uyatsinze, ariko hakaba harabayemo ingorane kugira ngo bemeze ko Tshisekedi yatsinze, kuko benshi bakurikiranaga amatora bavuze ko Martin Madidi ari we watsinze ayo matora. Kugira ngo bitaza kuba birebire, ndagira ngo nihute ndagenda mbirezima kuko mbivuze byose byafata umwanya munini. Ayo matora rero amaze kuba atarigeze ashimisha abayagiyemo, kubera ko Tshisekedi bavuga ko atari we watowe. Habayeho nyine kugira ngo hashyirweho leta. Hanyuma mbabwire amakuru ufite ku itorwa rya Tshisekedi n'itorwa rya Martin Fayulu, kubera ko Martin Fayulu yamamajwe na Katumbi na nuriya bita Jean Pierre Bemba ndetse na Ferdinand Matunguru, nuriya Adolphe Muzito, yari afite imbaraga, ariko mbibutse ko Martin Madidi mu ishyaka ryiwe muri parlement yari afitemo umudepite umwe gusa mu ntuza. Nyuma y'amatora mbega bamaze gutora, byarangiye ari we afite umudepite umwe ukomoka mu ishyaka rye, noneho abandi badepite bakaba bakomoka muri kiriya gice cyari kimushyigikiye. Birumvikana ko niyaramuka ari ubaye perezida, nta mubare w'abadepite yari afite,
uhagije kugira ngo ashobore kuba yari kugira imbaraga mu gutegeka igihugu. N'uwo mudepite umwe yari afite n'abariya bari bamwamamaje nabo bari bafite inyungu babifitemo. Amatora rero ajya kurangira, amatora yarangiye Tshisekedi bavuga ko ari we utowe afite amajwi 38% n'ibice 57. Martin Fayulu Madidi afite 38 n'ibice 83. Hanyuma Emmanuel Ramazani Shadari wari umukandida wa Kabila afite amajwi 23 n'ibice 84. Uko amatora yagenze rero nuko aya matora yarangiye igihande cya Kabila cyari kigize FCC mu nteko ishinga amategeko gifite abadepite bajya kugera ku mubare wa 350. Ku badepite 500 bagomba kuba bagize inteko ishinga amategeko. Urumva ko bari bamaze kurenza nuza cya gice cyo kugira ngo batange minisitiri w'intebe no kugira ngo babe bafite majorite muri parlement. Hanyuma igice cyaramuka cyo cyari gifite abadepite 112 gusa. Noneho cya gihande cya Felix Tshisekedi ni ukuvuga Kash afatanyije na Vitali Kamere bari bafite abadepite 47 gusa. Urumva umuntu ufite abadepite 47 mu nteko ishinga amategeko y'abantu 500 agiye kuyobora igihugu ari perezida. Byaragoranye rero kuko yagombaga gufatanya n'aba bari batsinze bafite amajwi menshi muri parlement, bafite amajwi ari hafi 350. Ukuvuga abadepite 350 nubwo batagezeho neza ariko bari hafi y'uwo mubare. Uribaza rero ukuntu abadepite 47 kuri 350 uko byagombaga kwitwara. N'iki gice kindi cyaramuka kigizwe n'abandi badepite 112 nacyo kitamwemeraga, cyavugaga ko yatwaye amajwi y'umukandida wabo ari we watowe. Ubwo rero hagombye noneho kugira ngo ayobore byamubereye ikibazo kubera ko nta bwiganze yari afite mu nteko ishinga amategeko. No muri sena nta mubare yari afitemo w'abasenateri. Ku basenateri 108 Joseph Kabila na FCC yiwe bari bafitemo abasenateri 98 bose ku 108. Urumva ko Tshisekedi yarabaye perezida nta sena afite, nta parlement afite. Muri za parlement provinciaux nta nimwe yari afitemo umubare w'abadepite bagaragara nk'uko byari byagenze ku badepite ku rwego rwa national. N'ahandi hose no kuvuga ngo FCC niwe yahadomina. Kuri ba guverineri, hafi ba guverineri bose bari abo muri FCC. Nguko rero uko Tshisekedi yatangiye ubutegetsi. Ubwo aho ngaho ninjiye muri ya ntambara yiwe yarwanye. Muze kureba aho yavuye naho ageze ubu ngubu, niho muri buze kwibaza mukavuga muti uyu muntu tuvuga ninde, uyu muntu tuvuga urwana ameze gute. Tshisekedi rero yabaye perezida yarahiye ku itariki 24 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2019 n'aba perezida. Mbere yuko baprokarama amajwi yuko yatowe, mbibutse ko Union Africaine itigeze yemera ko ari we watowe, ikaba yarabanje kwanga ko baprokarama amajwi y'uwatsinze. Icyo gihe ndetse Union Africaine yari iyobowe na Paul Kagame, akaba yarategetse ko bahagarika guprokarama amajwi akabanza akagera Kinshasa, akabanza akabaha inama kugira ngo babanze bumvikane nyine kwayo majwi. Baramuhakaniye rero bamubwira bati ntabwo ari wowe uza kudutegeka. Baprokarama amajwi uko seni yari yayatanze. Ubwo bya Paul Kagame yashaka kujya gutanga instruction biburiramo. Ahangaha nkaba ngira ngo numvishe babandi bajya bashaka kuvuga ko ngo Tshisekedi yashyizweho na Kagame ko baba bibeshya, kuko ntabwo yigeze yemera itorwa rye, ari nabyo byatumye ashaka guhagarika ko batangaza amajwi. Ari ikindi yashakaga gukora ariko ntibabimwemereye baratangaza, baravuga bati ni Tshisekedi watowe. Tshisekedi rero amaze kurahira ageze igihe cyo gushyiraho ubutegetsi, bwa buhanga bwe aho yatangiriye intambara n'ahangaha, yagombaga gukora guverinoma. Abantu baramusabaga ngo akore guverinoma de cohabitation cyangwa de coalition. Yahisemo rero gukora guverinoma de coalition kubera ko guverinoma de cohabitation ntabwo byari kumukundira, nta byemezo ashobora kujya afata, bashoboraga kujya baburiza nk'ibyemezo byose, icyo avuze cyose bakakiburizamo. Yahisemo rero uburyo bwo kuyobora ku buryo bwa coalition, noneho akora coalition na FCC ya Kabila, bituma noneho ubutegetsi noneho babufatanya. Wa mubare w'abadepite ba Kabila usa nkaho ugiye muri governance mu ntuza mu ishyaka riyoboye, mu gice kiyoboye. Noneho babandi bo muri Ramoka basigara nyine bari muri opposition. Ubwo yafashe b'abadepite be 47
abongera kuri babandi bagera kuri 350 ba Kabila kugira ngo ashobore kuba yayobora. Noneho rero ubwo habayeho cyo bise coalition cash na ntuza na FCC ya Kabila biza kurangira. Noneho mu gihe cyo gushyiraho inzego z'ubutegetsi Parlement yegukamwe na FCC, hatorwa uwitwa Janine Mabunda wo muri PPRD. Birangira Kabila muri yegukanye Sena iyoborwa n'uwitwa Alexis Tambwe Mwamba, nawe wasaga nkaho nta shyaka arimo ariko ari muri iyo FCC ya Kabila. Noneho uri kumva ko niba umuntu agutwaye Sena akagutwara na Parlement, urumva n'ahandi hose nababwiye ko na za Parlement zo muri za province zose zazifite na Kabila, nguko ko Tshisekedi yatangiye kuyobora. Bageze kuri primature gushyiraho premier ministre, nabyo biba kwa kundi. Minisitiri w'intebe nawe ava ku gihande cyo kwa Kabila, aba umusaza bita Silvestre Irunga Irukamba. Ngaho primature igiye kwa Kabila, Sena igiye kwa Kabila, Parlement igiye kwa Kabila, Tshisekedi asigare president wenyine nta kintu afite. Yakomeje kuyoborera mwiyo rero mwiyo coalition, ariko baramunaniza ku buryo ibyemezo byose yashobora gufata byose nta kimwe kigeze gishyirwa mu bikorwa, babyangaga. Ndetse ahubwo bashaka uburyo bamudestitiwa, bakaba bamukuraho bakamusimbuza uwari perezida wa Sena uri Tambwe Mwamba, ariko akaba yarahatanye akarwana ntibikunde. Kugira ngo rero aranverse tendance ashobore kuba yarabonye majorite muri Parlement afite ubu ngubu, byamusabye imyaka 2 yo kugira ngo asenye FCC iriya shaka giragi coalition cya Kabila, kugira ngo agisambure byamusabye imyaka 2 ahanganye nabo, nta kintu yari yatangiye yashobora gukora. Hano abategetsi ntibabemerere kujya mu mirimo, bajya muri Parlement ibyemezo bifashwe bigafatwa ku byifuzo nyine bya FCC. Yarabuze uko abyifatamo, ariko nyuma y'imyaka 2 yashoboye gusambura ya FCC, aza noneho kubona Parlement iri nyuma yiwe afitemo majorite. Byagenze gute rero? Nuko muri FCC hari harimo umusenateri wari ufite imbaraga witwa Bahati Lukwebo, wari ufitemo abadepite. Bahati Lukwebo akaba yari afitemo abadepite, kanze ndebe niba ashobora kwibuka umubare wabo. Bahati Lukwebo yari afite abadepite 44 mu rwego rwa nationale, akagira n'abadepite 70 muri province akagira n'abasenateri 13. Uyu rero muri cya gihe hagabanwaga ya myanya ya primature, Parlement, Sena, baje kumuryamira muri FCC kandi ari ufitemo abadepite benshi, cyaka ryo rifite abadepite benshi. Bituma rero yivumbuye biza gutera ko ya FCC ya Kabila yiratanaga ko afite abadepite benshi, igira umubare mutoya udashobora kuba wagira imbaraga za majorite muri Parlement. Noneho biba ngombwa ko Tshisekedi yifashishije uyu nguyu Bahati Lukwebo mu gusenya FCC. Noneho biza kurangira uwari perezida wa Parlement Janine Mabunda ahiritswe, bamusimbuza uriho ubu ngubu uriya bita Mbosso Kodia, Christophe Mbosso Kodia. Noneho muri Sena naho ashobora kuranverisa tendance, naho ashobora guhirika Tambwe Mwamba, bashyiraho wa wundi Bahati Lukwebo bari bakoranye muri icyo gice nyine cyo guhirika cyo gusenya FCC. Amaze kubona Sena, amaze kubona Parlement, ubwo bibaye ni nyuma y'imyaka 2 ariko ubutegetsi, niho yatangiye noneho gahunda nyine zo kuba yagira icyemezo afata. Aho ngaho rero ni naho yatangiye no kwinjira muri ya ntambara ya M23. No kuvuga ngo yari ari mu ntambara ya M23 icyo gihe anahanganye na wa wundi Kabila bategekanaga. Avanza kurangiza intambara yarafitanye na Kabila, nubwo navuga ko itarangiye, ariko byibura yaje kumurusha imbaraga. Abadepite bari ku gihande cya Kabila bashobora kuza gusanga Felix Tshisekedi mu yindi coalition yakoze yise Union Sacrée de la Nation, ari nayo bungu bari gukoreramo. Hanyuma ashobora no kuranverisa wa wundi wari premier ministre Silvestre Irunga Irukamba, nawe baramuhirika, ashyiraho umuministre w'intebe wiwe witwa Sama Lukonde. Noneho rero iyo guverinoma ya Union Sacrée niyo iri kurwana iriya ntambara barwana na Killing Machine ya M23.
ngaho rero ibya Felix Tshisekedi nabaye nk'ubirezima ntabwo nabyinjiyemo cyane, ariko mwumve ko urwo rugamba atari urugamba rworoshye. Kurwana na Kabila rufite abadepite bangana kuriya agashobora gusenya ubutegetsi bwiwe akamwambura ya koalisiyo yari afite ya FCC akayijyana iwe, ndetse akabashobora no kuba ayikoresha ikamwumvira bitabujijwe ko harimo n'abaje n'ubundi bagikorera Kabila. Ngaho rero aho yahanganye n'urugamba rukomeye, hari ibyo ntavuze by'uko yaje no kutumvikana na Vital Kamerhe bari bakoranye koalisiyo hariya muri Kashi, kubera ko bari bafatanyije akabatemeraga Vital Kamerhe, aho baje gufunga Vital Kamerhe bamushinja kunyereza amafaranga y'imishinga ya Sanjuru bakoze bwa mbere. Vital Kamerhe aho afungiwe, ndetse Felix Tshisekedi ntabwo ari byo gusa yahuye nabyo, yahuye n'ikibazo mu gihe cya COVID-19, aho abari bamwungirije abakonseye biwe bishwe ari benshi cyane, bakajya bavuga ko ngo bazize COVID, nyamara kandi ngo hari uburozi bwinjiye muri presidence byakorwaga na killing machine. Abo muri IDPS bakaba barabigerekaga kuri Vital Kamerhe, kandi Vital Kamerhe yari yibereye muri prison baramufunze, byose niwe byakorerwaga. Ubwo rero Tshisekedi akaba yararwanya urugamba wenyine, mugenzi we Vital Kamerhe ari mu gashu, kandi Vital Kamerhe yabaye umugabo rwose kuko yashoboye kumvisha ishyaka rye ko rigomba gukomeza gushyigikira Tshisekedi, ari nabyo byanamufashije kuba ageze aho ageze ubu ngubu. Vital Kamerhe yaje kurekurwa, ariko nyine isura ye yarangiritse, barayiharabitse. Ubu ngubu ntacyo ashobora kuvuga. Ubu nyine n'imbaraga yashobora kuba yaha Tshisekedi, ndakeka ko uburyo yazimuhaga mbere atari ko bimeze ubu ngubu. Ni ibibazo birebire rero Tshisekedi yahuye nabyo kandi yarwanye nabyo. Nongere nibutse ko agifata ubutegetsi igihugu cyari kiri muri crise ya Ebola, ya virusi ya Ebola yari yicaga abantu hariya mu gice cya Equateur. Iyo Ebola akaba yarahanganye nayo, agashobora gushyiraho umudogiteri witwa Muyembe washoboye kuvumbura vaccine y'iyo Ebola bakayeradika ikarangira. Avuye kurangiza corona nako Ebola, corona iraje ariyo COVID-19 biraje, ahangana nayo, imutwaye abari bamwungirije, noneho ahanganye n'urwo rugamba rwa Joseph Kabila ashoboye kuruvamo. Noneho hajeho n'intambara ya M23, kandi iyo M23 nimukurikirana neza raporo zatanzwe na Nations Unies, ntabwo yaje Tshisekedi ari gutegeka. Iyo M23 yatangiye urugamba muri 2015 na 7, ni Kabila wayinjije kuko Kabila yayikoresheje mu matora ashaka kugira ngo agume ku butegetsi. Kabila rero yayisize aho ngaho, ariko yaje kuba active muri 2021. Ni ukuvuga ngo mu yindi minsi yari aho ngaho yikorera ibikorwa byabo byo kwica abasirikari ibubikiriye, nabyo nta wabijyamo, umuntu abigiyemo byatwara igihe kinini, kugeza ubwo yaje kugaragaza gukora ibitero ku mugaragaro. Ariko intambara yari imaze imyaka igeze kuri 5 iri kuba. Ngayo rero nguko ngo Felix Tshisekedi uhanganye na killing machine, wakomeje kuvuga ati diplomasi niyo yambere. Akaba yarasanze igihugu kuri scene international nta kikivugwa, baragifatiye ambarigo mu rwego rwa gisirikari, baragihagaritse mu za institution mpuzamahanga, adashobora kubona amafaranga Kabila yarayavize yose. Nongere mbaha kandi kagero gafatika ko guverinoma yanyu mukoresheje inama yo gushyiraho imishahara, bemerera uvuye ku buyobozi bw'igihugu ancien president, bamwemerera ko azajya ahembwa amadolari 680 buri kwezi. Nongere mbabwire ko ayo madolari 680 bya buri kwezi ubu ngubu Kabila atakibifata. Tshisekedi yamaze kubihagarika. Ubu ngubu yamushyize kuri saleri y'ibihumbi 12 ku kwezi. Ivyo zose ni intambara Tshisekedi yashoboye kurwana. Urumva ko yarwanaga intambara z'ubukungu, yarwanaga intambara za politiki, hazamo n'izi ntambara uverite ashorwaho n'abampatsi ibihugu n'igihugu cy'u Rwanda, byose akaba kibihagazemo agikomeye. Abantu bakaba bashobora kumwibeshya bakavuga ko Tshisekedi atarwana. Wenda hari ababivugaga akenshi bashobora kuba batazi ibyo yahuye nabyo, batazi aho avuye. Ibi bikorwa byose agaragaje bikaba bibaye mu gihe cy'imyaka 2 gusa. Igihe cy'imyaka 2 gusa, imyaka 2 ya mbere isa nk'aho yabaye imfabusa. None uyu mwaka umwe ashigaje
nabwo ahanganye n'iyo ntambara, ahanganye noneho n'abashaka kumusimbura, harimo n'aba bandi bavuga ko yabatwaye umwanya mu matora. Ubwo murumva ko ingamba ari kurwana ubu ngubu uko zimeze. Ntararangiza yenda reka nongereho ko n'igisirikari Kabila yamusigiye ari cya gisirikari cyakozwe na Kabarebe amaze kugikora akagihereza mwishywa we Joseph Kabila. Bakomeje kugenda bacingizamo ingabo za killing machine za RDF muri za gahunda bagiye bakora za brassage na mixage. Icyo gisirikari rero kikaba ari cyo Kabila yamusigiye, afitemo abantu abasirikari b'inkoramutima, afitemo ba basirikari ba Kabarebe. Hanyuma n'iyo ntambara ari kurwana, abo basirikare akaba yarashoboye kuba akibametirije muri kino gihe, akaba ashobora no kugenda agistructura avanamwo abo bashyigikiye killing machine, agenda begezayo, ashobora no kwinjiza nk'abashyashya, cya gisirikare ntigisambuke kigashobora guhagarara ku rugamba kirwana nta kibazo kiragira kugeza ubu. Ubwo rero abumva ko Tshisekedi ibyo bifuza ko akora, bamenye ko Tshisekedi azi imbaraga ze, azi naho zigarukira, azi n'uburyo agomba kuzikoresha. Ubwo rero mujye mwumva kandi mumenye ko ari n'umuhanga cyane. Reka ngarukira ahangaha, yenda hari komantere washyiraho cyangwa se n'ibibazo wabaza, ndagira ngo nguhe umwanya. Murakoze. Urakoze cyane Tarisisi, rwose numvaga utanahagarika. Aya makuru araryoshye, birorohereza umuntu uwo ari we wese wavugaga ngo kuki Tshisekedi atagira atya, kuki Tshisekedi atagira atya. Twirirwa tuvuga, dukora ibiganiro tuvuga tuti kubita yambwa iri mu giti gitwikane nayo gira gute, ariko ibyo byose wa mugani harasabwa ibintu byinshi. Harasabwa wa mugani kugira igisirikare kiri kumwe nawe, igisirikare kitari icya killing machine. Urumva ko umugabo mu by'ukuri, umugabo ahubwo ari strong enough kuba ahagarara imbere y'abantu bamaze imyaka 50 mu ntambara, akabaheza hariya hirya aho baheze. Nibuka Mbaraka muganga arimo kuvuga ngo igihugu kibaruta ubunini inshuro 89, ngo bakakigenda amezi 9 bakaba bageze aho gihana umupaka n'ikindi. Uyu munsi bikaba bitagikunda ko barengana province imwe ngo bajye mu yindi. Rwose urakoze cyane kumfungura amaso, cyane cyane singe ngenyine, nibaza ko hari n'abandi benshi twumvaga byanze bikunze izo sikoyi za bya bibunda n'ibiki byose twumvise, za drone, tukumva yagenda agahita kubita uwo munsi bikarangira. Ariko ntabwo ari we wahagarara ahantu hose ngo ajye muri Sena, ab'umudepite, ab'umusirikare. Rwose yakoze ibintu bikomeye. Nagira ngo nkubaze, uyu munsi mu gisirikare cye biragaragara ko hakirimo imvunja, umugani wa Museveni, kugira ngo amare miriya mungu biracyamusaba igihe. Ku ruhande hari abandi bavuga bati manda yawe irarangiye, gerageza ugire ukuntu uvaho. Ariko nge nashimye gatoya ko hari n'abaturage barimo kuvuga bati igihugu cyacu kirimo gukorerwa balkanization, ntabwo twakijyana mu matora ubu, mwe muretse tubanze turangize ikibazo cya M23 cyangwa n'abariya ihetse cyangwa bayihetse bayiyitirira, hanyuma tuzabone kujya mu matora. None Tarisisi, urabona aya matora ya Kongo azaba ntazaba, ese arakwiriye mu gihe nk'iki ngiki, mu gihe tuzi ko Kabila we yamaze imyaka igera kuri ngahe yaranze gukoresha amatora yo kumusimbura? Of course ntago nibuka ibyo yitwazaga, ariko nzi ko yamaze imyaka irenga 2 yaranze kuva ku butegetsi, n'amatora nta yarabaho. Urabibona ute imbere ahangaha? Ese killing machine azayiyubakiraho, abanze yiyubake, yiyuzuze, ikihagaze hariya bizagenda gute? Wowe nk'umuntu umenyereye cyane amakuru ya Kongo, ko urayakurikira cyane, urabibona gute? Urakoze kuri icyo kibazo. Ndagira ngo yenda mvuge ko iki kibazo nigeze no kukiganiraho n'undi muntu hashize igihe kinini, ikiganiro nakoranye na Chantal Mutega, bagiye kuri Nanze Kubaho ntariho bakibona, nawe icyo kibazo yakimbajijeho cy'amatora. Ngewe guhera icyo gihe no kugeza ku isaha, ngewe nkomeza kwemeza ko amatora muri Kongo uyu mwaka adashoboka.
ntagashoboka ku mpamvu ndatanga kuko ntabwo ngiye mbona ko ibyangombwa bihari ko amatora ategurwa byo gukora ibyo bita roroma ni ukuvuga ko kwiyandikisha kwibaruza ku ifishi y'amatora no gutanga amakarita y'amatora ni byinshi cyane bikenewe bidashobora kurangira muri iki gihe gisigaye. Ikindi cya kabiri ni uko amatora yifuzwa hariya muri Congo byongeye hari byinshi ntavuze kuko iki kiganiro ndamutse mvuze byose byafata umunsi buriya no kugira ngo amatora azakorwe kugira ngo bazakore komisiyo y'amatora bita seni kugira ngo bashyireho komisiyo yayo nabyo byaragoranye kuko Kisekedi hari umukandida yabanje gutanga rero se wamutanze hari umukandida wagiyeho washyizweho baramwanga hanyuma bongera basubiramo haza kwemezwa uwitwa Kadima nawe n'ubu ntabwo bamwumvikanaho ariko yaremeje ko ari ugomba gutegura ayo matora. Ibyo nabyo bikaba ari ikibazo cyane ko abantu bo muri opposition bavuga ko Kadima ari umuntu ngo ubugamiye kuri Kisekedi ngo batizeye ko yazakoresha amatora neza. Byabanje kuba impaka bashaka no kubigira urwitwazo kugira ngo bange kujya muri ayo matora ariko byarangiye n'ubundi bakurikije amategeko uko yabiteganyaga bemera kujya muri processus y'amatora kuko nta kundi byagenda. Aya matora rero aya matora iyo nimukurikira neza muzasanga yari kiringe machine muzasanga leta ya Kigali ivuga ngo Kisekedi ngo impamvu ngo arwana na M23 ngo yanze ngo kurangiza intambara ngo nuko ashaka kugira ngo akore grisement ngo ye gukoresha amatora ngo kubera ko azi ko ngo batamutora ngo kubera ko ngo n'ubundi atatowe. Urumva ko iyo kiringe machine nayo ayo matora yahanzeho ijisho iravuga iti hari icyo nazayakoza. Bampatse ibihugu nabo bakaba bahatira Kisekedi gukoresha ayo matora byanze bikunze bigendeye ku gihe nyine nk'uko biteganywa na constitution ariko Perezida Felix Tshisekedi nawe akareba akavuga ati nimvuga ko nta matora kandi kubera ko hari intambara bazavuga ko wa mugani shaka kubyitwaza kugira ngo nkore grisema nigunjirize ku butegetsi. Tshisekedi yarabemereye arababwira ati amatora azabera igihe akora n'ibishoboka byose arabyihutisha ku buryo uwo ushinzwe kuyategura yemeye ko karandiriye izubahirizwa. Ubu turabitegereje nyine bari mu babirimo ariko dukurikije ko intambara iri kugenda yongera umurego tukongera ko amatora yifuzwa n'abampatsi b'ibihugu cyangwa n'abo muri opposition wumva ko naribyo nanaheraho mvuga nti amatora ashobora kutazaba nuko abifuza amatora bavuga ko ari amatora agombye kuba amatora inclusive et apaisé ni ukuvuga amatora ahuriweho n'abantu bose kandi agiye mu bworoherane. Bikaba rero bidashoboka ko amatora yazaba inclusive cyangwa apaisé bitewe n'uko inclusive d'abord ntibishoboka kuko hari igice kinini kiri mu ntambara kidashobora guparticipa muri ayo matora kuko ntabwo hano hari intambara bazashobora kujya gukorayo aroroma bashobora kuzajya gukoresha amatora kandi bari mu ntambara. Ari nabyo navuga nanone naheraho ko abaturage bo muri kiriya gice cy'ikoramo intambara bongereye imbaraga Kisekedi kugira ngo abe yashobora gusimbuka uyu mutego bampatse ubwo bari bamuteze n'abantu bo muri opposition yo kuvuga ko yaba ashaka gutinza amatora. Biragaragara ko abaturage bari kuvuga bati ntabwo dushobora gukora aroroma kandi twaravuye mu byacu aho turi nta bwisanzure dufite abantu bacu twarababuze abasigaye aho M23 RDF bari kugenzura bari kwicwa ati ntabwo ibyo bintu dushaka iyo process electoral dushaka kuyinjiramo. Ubwo rero kumva ko icyo gice cyo mu burasirazuba cyahabera intambara kigiye kongerera imbaraga Perezida Felix Tshisekedi uretse ko adashobora kubivuga none ahangaha nge nkeka ko igihe kigeze azavuga ko amatora ibyangombwa bituzuye ko ubushobozi budahari bijyanye n'iyo ntambara bijyanye n'ibikenewe ko amatora agomba kuba inclusive ndetse agomba kuba apeze ko bituzuye. Ndakeka ko rero ku munota wa nyuma nyine Perezida Felix Tshisekedi yanga kwiteranya nabo bampatse ibihugu cyangwa ngo aho rwaho abo muri opposition babe
buza amahoro muri kino gihe akabihorera akabareka akagumya agategura ibintu ariko ku munota wa nyuma akazabereka ko bidashoboka kandi ndumva ntawe uzabyizamuraho igihe cyose afite temuwanyaje y'abaturage kandi abaturage ari bo n'ubundi batanga ijambo hariya naho ngaho navuga nti amatora yo ayategewemo ko ashobora no gutorwa ntibabyemera bakavuga ko atatowe nk'uko byagenze cyangwa se bakaba bavuga ko yibye umukandida wabo wa muri opozisiyo bakaba babiheraho bateza induru na ya ntambara iri hariya akaduruva kakaba kaba ubwo rero ni ahantu bamatsubugu bategeye ni naho bakunze gukoreza chantage bituma Tshisekedi agenza makeya kubera ko hari abandi barekereje ko bashyirwa kuri uriya mwanya Tshisekedi akavuga ati ni baramutse bagize marionette wundi bafata bakamushyira ahangaha igihugu cyaba kiguye mu kaga kandi nanjye naba narakoreye ubusa ubwo rero nkavuga nti ayo matora yaba ataba Tshisekedi azayatsinda kandi akomeje kubyitwaramo neza ariko nkavuga nti ashobora no kutabera igihe yagombye kubera iriya ntambara keretse niba hari miracle bashobora kuzakora muri kino gihe bakemera guhagarika iriya ntambara bakemera kubahiriza ibyemezo bya Rwanda na Nairobi intambara ikaba yahagarara noneho gahunda zigakomeza ariko ukurikije uko amatora ategurwa n'ibiyakenewemo n'icyo bayifuzaho ntabwo rekondisiyo ari reyini kugira ngo ayo matora azabe muri uyu mwaka wa 2023 ndumva icyo gisubizo mfite ariko ahanini nuko nyine hari byinshi tuba twirinda kuvuga kugira ngo tudaha icyuho abanzi bakaba babyuririraho ari nayo mpamvu tuvuga tuti iyo dukora ibi biganiro ntabwo tugamije gushimisha umwanzi turi ku rugamba abantu bajye babyumva ibitekerezo tuba dutanga bajye bumva impamvu tubitanga n'ubyo tubitangamo ntabwo byose bivugirwa kuri media murakoze cyane cyane urakoze cyane Tarisisi ibintu uvuze ni byiza urebye mu guca intege uwo mwanzi turwana nawe no kubabwira ko uwo bahanganye nawe ari umuntu nyembaraga ari strong man ari David imbere ya Goliath rwose nabyo ni ukubaca intege be kwibeshya ko umuntu bafashe umuntu barwana nawe ari umwana mu gakino ntabwo ari byo nicyo tugendereye kubereka ko ahubwo nibo bana kuko niba umuntu yinjira ku rugamba akinjira wenyine akinjira nta muntu umufashije nta muntu bari kumwe akaba amaze kwigizayo abantu bose bangana batya akaba akuye Kabila ku 500 nguvuze 500 by'amadolari buri kwezi akamugeza ku 680 akaba amugejeje ku 12,000 amumanuye akamushyira mu myanya ye akaba afite majorite noneho ashobora kugira icyemezo afata ubwo se what else can we say je ndumva navuga ngo big up kuri Tshisekedi je rwose nshyigikiye inzira yagiye aca biroroshye biri bworoshye ko uko twajyaga tuvuga ngo ntagira cyangwa ni gisekera mwanzi murabona twese turabizi ko yabanje kwiyegereza abanzi be kandi ubundi niko baravuga ngo keep your enemy close, keep your friend close but your enemy closer. Ngo yegereza umwana inshuti yawe ariko umwanzi wawe umwiyegereze kurushaho. Nibyo rero yakoze kandi ni umunyabwenge nta muntu utari umunyabwenge wakora ibyo. Fata umwanzi inshuti yawe yiyegereze ariko umwanzi wawe umwiyegereze kurushaho. Nicyo yakoze rero kubanza numva nisubiyemo kubanza akiyegereza Kabila akiyegereza Kabila akiyegereza Kagome bose kugira ngo abacama baba abegereye. Nge rwose ni ibintu nashima. Sinzi niba hari ikindi ufite kumuvuga wenda waba utibutse. Hari icyo namuvugaho ku bakeka ko atatowe. Ku bakeka ko atatowe muri 2018 hari icyo nabivugaho. Ashobora kuba ataratowe nibyo, ariko uburyo yabaye perezida nibwo shaka kugira ngo mbasobanurire.
Perezida Martin Fayulu Madidi yari umukandida wa Union Européenne. Akaba yarashyigikiwe nyine n'abo Bafaransa n'abandi banyaburayi. Noneho rero byaje kuba ngombwa ko Amerika nayo ivuga iti ubwo uriya mukandida Martin Fayulu ari uw'abanyaburayi, noneho Amerika iravuga iti nanjye ngomba kubona akaboko kanjye hariya muri wa butegetsi bwa Kongo. Nuko Amerika yahisemo Perezida Felix Tshisekedi, ariko uko Union Européenne yahisemo Madidi itekereza ko kubera ko ari yafashe umuntu wari uri inyuma y'abandi bari wifata ishaka kugira ngo izamumanipire, Amerika nayo yafashe Tshisekedi nayo ivuga ko Tshisekedi ari umuntu utamenyereye bya politiki, uzi ko izamumanipira ikamukoresha byo ishaka. Urumva ko bose bari gukina agakino kamwe, ariko noneho abanyamerika baporopoje Martin Fayulu, bavuga bati turabizi ko watowe, ariko kugira ngo ube perezida hari ibyo ugomba kutwemerera. Ahangaha ndagira ngo abantu bakurikiye neza musobanukirwe, mumenye impamvu tuvuga ko kariya gatsiko ka Kiringi mashine bampatse ubugu banze kukarekura, mumenye n'impamvu batakarekuye n'impamvu batarakarekura nuko bigenda. Bakoresheje amatora bashaka guhirika Kabila kubera ko Kabila batamushakaga, ariko Kabila yakomeje kuba protege n'abampatse ibihugu kugeza no kuri iyi saha. Malgré y'ibyaha afite abazwa mpuzamahanga n'ibyo byose, ariko baracyamukomeyeho. Ikintu rero cyagoranye kugira ngo Martin Fayulu ataba perezida naho ngaho byaturutse nuko abampatse ibihugu baravugaga bati turashaka umuntu usimbura Kabila kandi akacunga umutekano wa Kabila ntagire icyaha. Bamufashe Martin Fayulu baramupropoza, bamaze kumupropoza Martin Fayulu avuga ko we atakwemera kubangikana na Kabila, avuga ko adashobora kumurindira umutekano kubera ko yavuga ati Kabila ibyo yakoze ibyo yagize gute iri merite kuba muri prison nta handi, ndetse banavuga ko agomba kujya muri CPI, ariko Madidi nta bubasha yari afite bwo kumujyanayo. Ubwo rero Tshisekedi bamuhuje na Martin Fayulu, babashyira imbere ya Kabila, barabwira bati uwemera guha umutekano Kabila araba perezida. Ndetse avuga ko adashobora guha umutekano Kabila, ko adashobora kubangikana nawe. Tshisekedi yemera ko azacungwa umutekano wa Kabila, ari nayo mpamvu kuri kino gihe akiwucunze. Hanyuma rero Madidi wanze gucunga umutekano wa Kabila nyine yabuze uwo mwanya. Ikindi nababwira nuko Perezida Felix Tshisekedi nubwo ari kurwanira ntambara Kiringi mashine na Kabila yemeye guproteja, Kabila nawe ntabwo amworoheye, naberetse aho yakomeje kumubangamira mu buyobozi kugeza ubwo Tshisekedi yavuze ati ninjye perezida akamushyira ku ruhande, ariko ntabwo Kabila yigeze yumva atuje ko Tshisekedi amurindira umutekano. Niyo mpamvu buri gihe nawe yahoraga ashaka uburyo yaranverisa yakuraho Tshisekedi akaba yasubira ku butegetsi. Ntibyamukundiye rero Tshisekedi niho yamweretse ko atari umwana muri politike, aba amwegeje ku ruhande hari yageze, ariko akaba kimworohera n'ubundi akaba agishobora kumuha umutekano. Ariko nkavuga nti umunsi Tshisekedi azaba yatowe afite na majorite muri parlement yavuye mu matora yakoresheje yizeye byose, ntabwo nizera ko Kabila azagumya kwigira uko yigiraga, nta nubwo nizera ko n'abampatse ibihugu bamushyiragaho presiyo ngo arinde umutekano wa Kabila bazongera kubimubwira. Ibyo rero ngibyo nkaba nabibizeza ko byanze bikunze Tshisekedi nafata manda ya kabiri Kabila byanze bikunze azajya muri prison. Ubwo rero aho ngaho hakaba ariho hahandi nababwiraga nti ntabwo abampatse ibihugu bashobora kurekura umuntu bakoranye, ko kugeza ku iyi saha baracyafite amaboko yabo kuri Kabila nk'uko bayafite kuri Kiringi mashine muri kino gihe. Niyo rero bivuga biti bisaba kugenda buhoro, bisaba kuvuga ngo kujya kumanura imbwa iri mu giti, ibyo bintu nzahora mbisubiraho, utabaza uwayijyanyeyo ntabwo ari ibintu byoroshye. Numva bitoroshye koko, bimeze nko gukura ya nzoka ku gisabo. Numva bitoroshye, nuko ujya kwica ubukombara bwa Gaza, buriya Kabila aracyagaza ubukombe, kandi Tshisekedi aracyagaza ubukombe, kandi uwo Kabila bacungira umutekano
abakongomani bamaze gukanguka bawucunga bagira bate ntabwo bizabuza ko bamuzi uko bamubonye nta nubwo azongera kuza kubafata amatwi ntibizakunda umukongomani uri hanze aha ntabwo ari wa wundi kiringi mashini yahaga amadolari 50 akabaha igihugu cyose. Tarisisi rero ngira ngo yenda tugana ku musozo wasuhuza abantu bo muri chat ukaturebera icyo bagiye bavuga, ariko mbere y'uko nguha iryo jambo ndagira ngo nsuhuze abantu umuryango remezo mpuzamahanga wa Kizito Mihigo, abawugize, abaribane mwese ndabashuhuje, n'abashobora kubona umwanya bakazaba baza muri misa ibane ku cyumweru saa 4 byaba byiza mugiye mukifatanya na bagenzi bacu bari bane bagiye kwibuka Kizito, hanyuma umunsi wo kumwibuka ukaba umunsi nyine mpuzamahanga nk'uko yabaye mpuzamahanga, yabaye mpuza abanyarwanda. Ubwo ijambo nari gusubiza Tarisisi. Urakoze, reka rero turebe ibitekerezo abadukurikiye baduhaye. Ni byinshi cyane ariko ndagerageza kusa nk'uwihuta, harimo ibyo ndi busimbuke mu mbabarire kuko sinabisoma byose, ndagenda ndeba bifite icyo byatwungura. Hanyuma ndahera hano kuri Bana Mboka avuga ati komera Mwemayire Ministre d'Etat n'Umutama Munyankindi, ati ndi gukurikira amakuru ari kuvugwa kuri Ciwewe, ati nakurikiye shene 6 z'abakongore ariko buri wese arivugira ibye. Amakuru ya Ciwewe ntabwo nayamenya rwose, ntabwo ndayakurikira, ariko ni bya bindi nababwiye ko igisirikari cya Kabila na Kabarebe yasigiye Kisekedi cyamuteye ingorane, ku buryo no kuba akirwana muri kino gihe ari ubuhanga yakoresheje. Ubwo rero nyine aracyakomeza guhangana n'icyo gisirikari, agenda avanamwe ayo mavunja, ariko ntabwo yarangiye. Uri kumva ko biramutse byabaye ejo bundi muzi ko hari undi General Musense yamaze gusimbuza, niba naciwe rero yaba hari ikindi kibazo yaba ateye ubutegetsi, urumva ko bitamworoheye. Aha rero niho mu rugamba rukomereye, bamwe mubwira Kisekedi ngo narwane kano kanya, kandi igisirikari cye atari yamara kukivugurura. Ndumva turaza kubikurikirana, amakuru muzayamenya. Ciwewe uyu nguyu niwe chef d'état major w'ingabo za Congo, Christian Ciwewe. Ubwo turaza kubakurikirana tuzayababwira. Ndabona abenshi aribyo bakomeje kwibaza, nta makuru mbifiteho ko ntabwo nayatohoza neza, mu byihanganire. Witwa Karino Bebefu ati nsubiye bucece ariko ndatuza menye ko nta batakaye bakibategereje kandi mwatangiye. Yego, ubwo ni ihahandi wavuze ko washoboye kubona twinjiriye kuri ntuza kuri link ebyiri. Ubwo ngubwo niwe yari ari gukebura. Pan-African ati ariko Mwemayire ntako abatagize ngo arye amafaranga y'abahutu, ati urandebera ukuntu yareza agatuza abandi. Ubuse muramuhangahe rwose Abanyarwanda mumbarize niba nari utagira yampa rwose. Yashyizeho hangahe koko uyu muntu. Akongera ati cyakoze Mwemayire akiri inkumi ashobore kuba yari ikizungereze pe, ati urabona ko agifitemo ibisigisigi byacyo. Ndumva yazungereye uno muntu rwose, yarwaye ya sereri ya ntuza ya Scovia. Yarwaye ya sereri ikizungereze. Wihangane Pan-African, wihangane rwose, ikibazo cyawe wihangane ugihanderinge, nta gisubizo tugifitiye. Hanyuma Mukamusoni Liberata ati warahi nzayibara muvandimwe, naho Marite Fayulu we yari umukandida wa bande buriya. Marite Fayulu nababwiye ko ari umukandida wa Union Européenne, kandi n'ubu niye kimushyigikiye.
ku buryo uyu nguyu ishobora no kumusimbuza Denis Mukwege. Hanyuma Rwanda rugari uyu nguyu ni Asumani, reka n'ubwo Asumani avuga arimo gusubiza Pan-African ati uko niko kuri Mwemayire ntabwo bamuzi rwose na Padiri Nahimana ntabwo bamuzi ariko ibyabo bombi ejo bundi muraje muyibone. Asumani ibyo umuziho ni ibiki ko ntabyo ujya uvuga yewe izi ni intore zibereye mu ntuza ariko ibitekerezo byanyu turabyakira nta kibazo mujye muza Rose B ati abashi we ati bajyaga Kongo bagatwara amasanduku apakiyemwo ubutaka buvanze na zahabu mu masanduku nk'imirambo. Bana Mboka ati Pan-African ati umbabarire nakwibeshyeho ntabwo narinzi ko ntaho utaniye na Rwanda rugari simbatutse ariko muri indahiragasama. Murorunkwere Jeanne ati Rwanda rugari TV genda ubivuge ku murenge niho barakumva neza. Hanyuma waranzaye barati icyo si cyo kibazo Liberata turavuga uwatsinze amatora kuko Kisekedi ni mu banyuma bari kuyatsinda niba uzi abo Fayulu yarahagarariye bavuge. Ibi nabisobanuye cyaba ikiganiro kirekire mushatse kugira ngo tubahe ibisobanuro by'ukuntu ibintu byagenze kandi numva n'abameneyeho ibanga. Martin Fayulu niyaramuka abaye perezida ndakeka ko atari gutegeka kiriya gihugu n'icyumweru. Abadepite yari afite abangaba 112 bari muri Ramuka ntago bari Moise Katumbi na Jean Pierre Bemba ndetse na Adolphe Muzito nababwiye ko yari afite nk'umudepite umwe gusa. No kuvuga ko igihe yashobora kugirana ikibazo n'aba bamushyigikiye ntiyashoboraga kuyobora kandi na wa wundi Kabila nanone wari uri ku rundi ruhande wari ufite abadepite bajya kugera kuri 350. Sinumva rero icyo Fayulu yashobora kuba yakora cyane ko yaranavugaga ko adashobora kubangikana na Kabila kandi nta mbaraga yari afite zo kuba yahirika Kabila mu gihe Kabila yari afite Sena, afite Parlement, afite igisirikari, afite za abaguverineri ba province, afite za Parlement provinciale. Sinumva icyo Fayulu ashobora kuba yakora. Ikindi nakongeraho kuri Fayulu nuko muri kino gihe ntabwo ndi kumubangamira mu matora ariko nakurikiye kampanye yiwe yakoze muri Canada muri kino gihe aho yabwiye abanyekongo bamuhaye ikibazo bamubaza ko abanyamurenge ari abanyakongomani kumugaragara imbere ya media international yavuze ko abanyamurenge atari abanyekongo. Mwibuke ko iki kibazo cy'abanyamurenge cyangwa abatutsi bari muri Kongo ari cy'abazungu bakomeje kwitwaza ari cyo n'agatsiko k'Ikigali gakomeje kwitwaza ko ngo bahezwa mu gihugu cyabo bavangurwa. Noneho Martin Fayulu we yemera ko atari n'abanyagihugu. Ngaho mumbwire uwo muperezida mushaka ko ayobora Kongo mukaba rero mubona ko ari gufite imbaraga kurusha Kisekedi. Mba ngira ngo mbabwire ibintu ngewe nahagazeho kandi mfite ibimenyetso. Iyi ni impamvu mbahora izo analize zimeze gutya. Mukamusoni Liberata kongera ati ariko Afurika yaragowe pe ati mutekereze Kamere yiyumva ko ashobora kuba perezida wa RDC ati harya we amazina ye nyayo y'Ubunyarwanda cyangwa y'Amarundi na yahe bavandimwe ariko ntabwo nzi neza aho muhera muvuga ko Kamere ari Umunyarwanda cyangwa ari Umurundi. Sinzi aho muhera mu gihe abanyekongo ubwabo bemeza ko ari Umunyekongo. Ngewe naganiriye n'abanyekongo baturanye nawe hariya muri Sud Kivu aho avuka hariya avuka hehera avuka hariya hafi y'Inyamirangwe bahita ngo ikira. Ntabwo ndi kwibuka neza ntabwo ari kuza n'impibuka ndahababwira. Naganiye n'abantu bahakomoka bazi Vitali Kamere bazi umuryango we bavuga ko Kamere ari umushi abamugira rero Umunyarwanda cyangwa Umurundi sinzi aho bashingira. Hanyuma Murorunkwere Jeanne ati kongera Kisekedi sinzigera mwibagirwa niwe muntu rukumbi numvise avuga Satani mu izina
akamuhangara nta miyaga, none akaba agiye kumusubiza ikuzimu bose. Turabyumva kimwe. Kanjye nihuta kubera ko komantere ari nyinshi. Pan-African uyu nguyu izi komantere ze nazisomye kandi nabonye arimwo ari kubogama cyane. Reka turebe abandi ntasomeye komantere. Mukamusoni biratakongera ati warahinzaye barati iyo menya abamutoreshaga sinari kubibaza kuko nge numva Katumbi yari pri uw'abayahudi b'abakire bayobora isi kandi bari inshuti ibyabo simbizi. Katumbi nababwiye ko Kabila yamweriminye mu matora yanga ko atanga kandidatire ndetse yari yaramwambuye n'ibyangombwa. Katumbi yari yarahunze. Kisekedi niwe wamushuje mu gihugu nubwo ubu ngubu Katumbi ari kurwanya Kisekedi, ariko niwe watumye yongera kubona ibyangombwa akanagaruka muri Kongo. Hari n'abandi banyapolitiki Kabila yarafunze, Kisekedi yafunguye akimara kugera ku butegetsi, kandi ubu ngubu bakaba aribo bamubangiriye umugeri. Niho rero mwumva ko nabagaragara nti Kisekedi ntabwo ari umuntu woroshye, ni umuntu ufite umutima wihangana, ushobora kwihanganira ibintu byose kandi agafata icyemezo igihe kiri ngombwa. Ko ntabwo wambwira ukuntu yafunguye abantu, Kabila yari yarafunze abasiza politike, yagira akabafungura akongera akakora politike, none ubu ngubu aho kugira ngo babe bashyigikiye Kisekedi bakaba aribo bari kumurwanya muri opposition, kandi akaba adashobora kubagirira nabi ngo bafate abafunge, akabareka bagamuye bakikorera politiki yabo uko babyumva. Mwumve ko Kisekedi rwose hari abenshi bamwibeshyaho. Hanyuma ko aba bantu bangahe ndumva ninza kuvuga komantere zabo bonyine abantu bari burakare. Ni Mukamusoni na Pan-African. Hanyuma reka nongere yenda nsome iyi ntore Pan-African. Aragira ati Virigo Mara ati abaparmehutu sesha ibyo mwabyumva ko mwebwe mushimishwa no kurongora gusa, kandi hari misiyo ishobora gukorwa mu rwego rwo kurengera umutekano w'igihugu. Hanyuma akongera ati Virigo Mara ati uzabaze ba so wanyu ba XFR uburyo twakeze ibizungerezi maze ibicucu biva hasi sinakubwira, bibashira mu mago ari nako bibamenera amabanga, none ngo murashaka kugaruka gutegeka stupid. Pan-African abo ba XFR narigeze ngo uri kuvuga ba FAR, niba uvuga ba XFR bo ntabwo ari ukubaha ibyo bizungerezi byonyine, mwaranabishe, mwabajyanye mu myitozo yo kugira ngo bahabwe formation basubire mu gisirikare, bavuye muri za formation mukajya mubapakira amakamyo ngo mubajyanye muri za unité, mukajya mubajyana kubicira mu Kagera. Ayo makuru turayafite nayo tuzayabaha. Abo ba XFR uri kuvuga ababasanze bose nuko mwabishe, naho abafari bo baracyahari. Abafari ntago ntimuzabibeshyeho, kandi nkeka ko ari nacyo kibateye ubwoba kuri kino gihe. Ubwo ndumva wasubiza amerwe mu isaho rero kubyo batekerezaga. Abafari baracyahari kandi baracyafite discipline, ntabwo bapfa kuyoba nk'uko bitekereza. Abo ba XFR bo mwagize gutyo bo ubwo nabanyu nyine kuko bemeye kubakurikira, niyo mpamvu nabo bahembwe. Niba ari byo bihembo muhemba ababasanze, abo bafari bo ntibazabasanga nkuko natwe twanze kubasanga kuko tuzi ko muri abagome. Virigo Mara akavuga akarimo arasubiza Pan-African ati nabera nabonye igihugu gifite Press Lady usambana aca umugabo we inyuma ari na perezida w'igihugu. Ati dore ko guhazwa n'umugabo umwe cyangwa umugore umwe byabananiye. Werarisizigamati ati uyu Rwanda Rugari TV wigeze kuba umugabo yaje gucurama te ku buryo aba yiruka kuri za YouTube z'abandi agira ngo ashimishe abamuniganye ijambo. Hanyuma Kamusoni beratakongera ati ariko Ebola yo muri Afrika yacu yo ntiyaba ari icyorezo gikorwa
n'akaboko kabera. Muravuga iki ko ku mutingito wo muri Turukiya waba waratewe n'ibyo baturikije munsi mu mazi abanzi b'abantu? Hari amakuru avuga ko uriya mutingito wabaye muri Turukiya na Siriya ari umutingito provoke. Hari umudepite wo muri Rumaniya wabivuze rwose arabisobanura. N'izi za Ebola ndetse n'izi za Covid twagiye tubikoraho ibiganiro kandi tujya tubabwira ntimubyumve. Ibi byose ni ibikorano by'abamatsi ibihugu bakoresha bashaka kurimbura isi. Ubwo rero nkaba Liberata ibyo wibaza rwose bikaba bifite ishingiro. Banamboka akabwira Rwanda Rugari ati reka kwandagara umugabo nyamugabo apfira ukuri aho kurutwa n'inda nk'iya yambeba. Kamusoni Liberata akongera ati ubwo uwo ibyo bihumbi 600 by'amadolari yumvaga azabihembwa kubera iki? Kanambe we inda yabatanze ibwami no ku Karubanda ko kugira ujye purizo ahubwo. Aya mafaranga 380 barayamuhembaga kuko ni guverinoma yo witwa Chibaranzenze uriya wasimbuwe na Irukamba nyuma y'amatora. Donc uyu mu ministre w'intebe wateguye amatora Chibara nawe abana yabaga muri DPS iriya ya Kisekedi acamwe ishyaka we ajya kwa Kabira gusaba umugati. Agezeyo nyine ibi byose babishyizeho ngo bashaka kugira ngo igihe bazaba bavuye ku butegetsi nyine bazabeho neza. Hari n'imishahara yahawe premier ministre wari ucyuye igihe nk'uko nawe yateganya ko atazongera kuba premier ministre. Nawe yari yishyiriyeho imishahara yashyiriyeho Kabira n'uwo yishyiriyeho bakomeje kuyihembwa. Ariko Kabira yaje nako Kisekedi yaje kugeraho mu minsi yashize rwose yabikuyeho kuko nta kontu perezida yaba ahembwa amadolari 17,000 ku kwezi ngo wari perezida ahembwe 680. Murumva namwe ko ari bitumvikana. Ubwo rero nyine byabaye ngombwa ko Kisekedi abishyiraho iherezo aravuga ati ni bitatu bya oya ni kimwe cya kane. Banza baravuze ko ari kimwe cya kane cyangwa kimwe cya kane cy'umushahara wa perezida. No, bitatu bya kane by'umushahara wa perezida. Bitatu bya kane by'umushahara wa perezida nibyo bageneye uwo yasimbuye. Aribyo byavuye ku 17,000 bikajya kuri 12. Rero mu 17 Kisekedi ahembwa undi bamuha 12. Ku ya 380. Murumva ko ayo mafaranga abangana nta n'uwabisobanura kuko nta n'umuntu ku isi ushobora kuba yahembwa. No mu bihugu byakize byateye imbere bifite kudo viri hejuru ntawe ushobora kugeza kwa mafaranga. Murumva ko kwari ukurengera, kwari gusahura igihugu kandi ni nabyo ubu ngubu nyine bihangayikishije uriya First Lady wa Kabira ku buryo bituma yarasizoye ubu ngubu yararwaye nk'ibisazi kuko aya mafaranga yahagaritse. Ubu ni ukuvuga ko nyine ubutegetsi bwabaye nk'umwanzi noneho ku buryo bukomeye cyane. Amafaranga angana gutyo ubundi bayaguhembye muri Kongo wayamaze cyetse harimo ayo gusasa nayo kwiyorosa musa yayagura iki? Ngiza nkubaze. Tunga Salvador ati mwe Mayire na Tarisise barwana aha batayo yose ya Special Force kabisa. Mukomere bavandimwe, u Rwanda nirutabibuka Imana yo ntabwo izabibagirwa. Urakoze muvandimwe. Rwanda Rugari arongera aragarutse ati Tarisise ati shyiramo ka pose kugira ngo mwe Mayire abanze akorore dore krize ya bwa burwayi bw'iyasa. Ariko Asumani we Asumani amagambo ntabwo twebwe tuyatinya, nabwo amagambo tuyatinya byaba ari ibitutsi byaba ari iki. Ibyo twabigize amazi uko twamaze kubona ko ari intege nkeya zanyu muba mwabuze icyo muvuga mugatukana. Ntabwo rero bijya tubitaho igihe kubivuga twabisoma kugira ngo wishime ariko umenye ko ntacyo bidutwaye. Icy'ingenzi ni uko dukurikiye ukaba uri kumva ibitekerezo dutanga kandi igihe kizagera nawe wisange muri rugamba. Sasta ni igicara cyakora iki? Yagiye kuryama ubundi. Tereza Mukamusoni rero birashoboka ko Kisekedi yaba yaribeshyeho na gashaka buhake bashobora
kuba baraguye ku rukuta rw'umuhungu wa Congo de pere de mere ati me Tshisekedi fils et tendire akwire. Tshisekedi niyo mpamvu mubona bamuhiga muri kino gihe. Kirenge Mathieu ntabwo itamushatse ariko yaramubuze. Tshisekedi rero nk'uko bari bamufashe nyine bazi ko ngo ari umuntu manipulable, byarabatunguye, ari nacyo kiri kubagora muri kino gihe. Ariko mbona ko abyitwaramo neza, ntabwo ntimuzamushobora kuko imbwa yije kukurya iyo ufite inyama ukayihereza ntishobora kukurya. Niyo abajura iyo bagiye kwiba, naringiye kuvuga ngo nkaho nabikoze, iyo ugiye kwiba ugasanga ahantu hari imbwa y'inkazi, ya yindi nta muntu ujya wegera urupangu, uzagende uyihereze inyama, izagukingurira rwose, winjire utware ibyo ushaka, izirira inyama wigendere. Tshisekedi rero iri banga ararizi, niyo mpamvu mumwibeshyaho cyane, niyo mpamvu muvuga ko ashobora kuba atinda, ariko atinda azi ibyo ari gukora, hari icyo aba yokeje. Yego ntibuza uwanga kwanga ati, ariko ni kuki RPF isakuza iyo ibonye abanyarwanda bahungiye muri Congo, isakuza kandi bo Habyarimana yaragiye kubambika imidari? Nanjye nkubaze rwose. Uwimana Theopis ati, harya Kagonyori we azatanga amatora ryari? Ese Kagonyori na Tshisekedi ninde utinze ku butegetsi? Bose iki kibazo nanjye kimbaze, aho numva kiringi mashine rero vango Tshisekedi ngo ashaka ngo kwigundiriza ku butegetsi, arangije manda y'imyaka 5 nayo itararangira, kandi yemerewe indi manda, mu gihe bo bamaze guhindura itegeko nshinga inshuro zingahe, bariyemeje gupfira ku butegetsi. Warahinzayibara ati, niba azi ubwenge agomba gukora gouvernement de transition dinane avec inclusion des opposants patriotes. Ibi birashoboka, warahinzayibara, ibyo uvuga birashoboka mu gihe kiri imbere. Hari igihe bizashoboka ko bazumvikana uko bazacunga inzibacyuho igihe manda izaba irangiye badashoboye gukora amatora. Ibi nayo bapropoje bigitangira bataragera ahangaha, nanjye nababwiye ko bashobora gushaka uburyo bazumvikana bagashyiraho guverinoma d'union nationale ku buryo yacunga kiriya kibazo cy'intambara, noneho intambara yarangira bakaba bategura amatora nta kibazo kindi bafite. Kandi ndakeka ko warahinzayibara ibyo ari kuvuga rwose tubyumvikanaho, kandi ndakeka ko ari solution nziza uri gutanga, niba bakumva byazabafasha. Brigitte Wase ati, nanze ko ntariho. Tarisisi Munyanyinda ati, uri umuhanga, umwigisha w'umwuga, kandi uravuga ngasobanukirwa, nturya iminwa, ntushakisha, uvuga byuzi, watohoje. Merci pour tous ces détails si important, wubahwe. Kamusoni Liberata kongera ati, Tereza muvandimwe, byashoboka ariko ko bari barananiranywe na se, ubwo bibwiraga ko ataganiraga na se. Nge niyo mbonye ibyo yakoze ubu, nibwira ko ibyo batubwiye no muri ayo matora atari byo. Ubwo yari kuvuga Tshisekedi na papa we. Yego. Kizidamange Cyusa atasumani ziba wakimyira we ku uburwayi uvuga, genda ubaze Kabarebe na Tom Ndahiro aho bubageze wa kigoryiwe. Ndi gusoma igitekerezo cya Kizidamange, ntabwo ntukanye. Hanyuma Rwanda Rugari nawe akongera akagaruka ati, amatora ya Kongo abaye cyangwa ntabe se bizabafasha iki mwangije imwe? Ayo matora natwe ntayo dushaka Sumani, ahubwo ni mwebwe muri kurashaka cyane kuko muzi icyo mutegeye kuri Tshisekedi, ngo muzavuge ngo yayibye, muzabone uko muteza akaduruvayo. Ariko ntibizabakundira kuko abanyekongo bashyigikiye Tshisekedi kandi bazanamutora, banamuhagarareho. Ibyo byose mutekereza ntabyo muzabona. Barimo mbaza opposition ntishaka amatora mbere y'uko intambara irangira. Ndumva Fayulu yarabitangaje, ndetse na Patriarche Julie. Aya ni amakuru mashyashya. Ubwo niba nabo batangiye kwibona ko amatora atari ngombwa, baba barimo gusonga mu ryacu,
bazashaka uburyo bumvikana hajyaho guverinoma de transition igere iriya crise, hanyuma intambara nijya ku ruhande nibwo amatora azaba neza, abanyekongo bose bakagiramo uruhare, kuko n'ubundi ayo matora yakorwa uburasirazuba bwa Kongo, iriya Nord Kivu ndetse na Sud Kivu badatoye kubera intambara zihari, ntabwo umuperezida watorwa ntabwo yabura abanyekongo bose, kandi byakurura n'impaka, kuko hagize umuntu uvuka hariya mu burasirazuba akavuga ati ntabwo twigeze dutora perezida, niyo mpamvu akaba yashyiraho indi M23 ya gatatu, ntabwo byatungurana ababitegeye mwaho. Rero ndakeka ko iyi mitego turayizi kandi tuzakomeza no kubyereka leta ya Kongo kugira ngo uwo mutego itazawugwamo. Ikarita zose ziri ku meza, zirasomwa, ziracangwa, ntimwibeshye aho akazungu kari turahazi. Wimana Theopiste ati ariko wajya gute mu matora kandi waratewe? Uri mu ntara ajya mu matora, uri mu ntambara ajya mu matora gute? Bamuha igihe n'Ubugande, Museveni ntaravaho, Kaga ntaravaho. Maridusi Bemba Tasumana ariko ubona utari agasaza kasaziye ubusa, none se ugiriye imbabazi Mwemayire? Sha wowe bazakwambika karinga uzaba ureba tu. Brigitte Uwase ati wiriwe neza, ngo ndari kubwira wiriwe neza, Liberata Mukamusoni ati muvandimwe aturakoze kandi nawe ibihe byiza, nge ndi periode ati nge ni periode mpanza amaso kwa GBB sinzi wari we asomoma cyangwa ahandi bari guha homage Kizito, gusa rero ntere n'akajisho ahandi defwa. Claudia Marike ati ariko Rwanda rugari Asumani ubanza wikundira Mwema. Sumani barimo barakubaza ikibazo niba wikundira Mwema uzabivugire. Bana Mboka ati ni sawa Mukamusoni Liberata, reka dukurikire kino kiganiro kiraryoshye, nutongera kumbona ubwo nahejo ku isi n'ijuru. Mwemayire sinzi nakaza kumbwira kuko komantere ni nyinshi. Ko warekeraho ntabwo zose twazisoma, cyaba ari ikiganiro cya kabiri, kuko twakoze ikiganiro nabo bakora ikindi badufasha gusoma nkeya. Rero ngira ngo ni ukubereka ko tuba turi kumwe nabo, ariko ntabwo wazisoma zose, ziba ari nyinshi. Komantere z'abantu 300 barenga. Yego reka yenda somemo nka zindi komantere zigeze nko kuri 3, hanyuma ngusubize ijambo. Mukamusoni Liberata ati none niba ari byo ko ya ntambara ya gatatu y'isi yose yaba igiye kubera iwacu muri region de Grand Lac, kuko ni les Occidentaux bagiye kurwanirayo n'Abarusiya na Turukiya. Ariko nyine intambara muri kubona mu burasirazuba bwa Kongo, nimujya muyireba, nimujya muyanaliza, mujye mutera n'akajisho ku ntambara iri muri Ukraine, kuko ntabwo zitandukanye kuko hariya niho bamatse ibihugu basigaranye, kuko muri Ukraine baratsinzwe. Muri Ukraine Abarusiya barabatsinze cyane cyane. Union Européenne yarahazahariye kuko yishinze Abanyamerika bicururiza peteroli yabo. Abanyaburayi bayikuraga ku Barusiya bayiguze makeya, none ubu ngubu basigaye bayigura n'Abanyamerika bahenze. Rero ekonomi y'Abanyaburayi ihagaze nabi, ndetse n'izo intwaro z'Abanyamerika ubu ngubu nizo ziri gukoreshwa hariya muri Ukraine, ntabwo ari iz'Abanyaburayi. Iz'Abanyaburayi ntizigezweho, ntibanafite n'izihagije. Amerika niyo yahazamukiye, Abanyaburayi barahaguye. Bityo rero hariya muri Kongo niho basigaye barwanira, niho babona hasigaye ubukungu. Ubwo rero ari nabyo Amerika nayo hateye ijisho, Uburusiya bukatera ijisho, ariko Tshisekedi aho mbabwira ko ari umuhanga, akaba yaririnze kuba yagwa mu mutego w'uko yagaragaza ko abogamiye ku ruhande rw'Uburusiya, kuko abikoze Abanyamerika bamuhita. Bityo rero akora ibishoboka byose ku buryo nta n'umwe azabangamira, kandi byose akabisohokamo neza. Ubwo rero mubimenye ko iyo akorana na Turukiya ntabwo biba bitandukanye n'uko ari kumwe n'Uburusiya, kandi ntabwo Abanyamerika ibyo babimuziza nanone, kuko aba yaciye
ku ruhande rundi, abanyamerika nabo bahabwa ibyabo. Ubwo rero nabo ntibakwibeshya kuko bamukuyeho amaboko akajya ku Barusiya, izo ntambara bakongera bagahanga nuko bahanganye muri Ukraine, indi ntambara ya kabiri nayo ntibazayitsinda iyo muri Ukraine batarayirangiza. Barigengesera rero abazungu bafite ubuhanga bw'uko bagira intambara zabo. Mujye mubigendamwo buhoro kuko ntabwo bafite ubwenge buke nk'atwe abirabura bateranya tukarwana tutazi ibyo turwanira. Ntanga urugero rwa Killing Machine ikikomeje kwitwaza. Mwabonye muri nama ya Commonwealth y'ubushize ko Canada ngo yafunguye ambasade mu Rwanda yo guhangana n'Uburusiya n'Ubushinwa muri Afurika. Ubwo rero ntimubone rero Killing Machine yishyira hejuru ngo mugire ngo ni ikindi, ni bya bindi by'uko yiyemeje kuba umugaragu wa Bampatse ibihugu, ikaba yumva ko ngo bazagumya kuyishyigikira. Bampatse ibihugu nibabona ko kurwanira hariya muri Kongo bitabashobokeye bazumvikana, kandi wowe Killing Machine niwo uzabihomberamo. Bazagutangaho igitambo, bazagushwanyagura, ntuzamenye uko byakugendekeye. Aho rero niho Killing Machine n'abayishyigikiye bibeshyera bakumva ko kuba ngo baremeye guhagararira inyungu za Bampatse ibihugu bahanganye n'Uburusiya, ngo bazafasha aba-Occidentaux kurwanya Uburusiya hariya mu karere, ngo bibaha monopole yo kwigira uko bashatse hariya, ngo ntawe uzabakora bazagumya gukingirwa. Muribeshya kuko abazungu barebaho inyungu zabo zijya, iyo babonye ku rundi ruhande hari imbaraga baranegosiya bakumvikana, kandi wowe baba bakoresheje ubigwamo nk'uko Ukraine ubu ngubu yasenywe, kandi ntubikiri gusenywa, nta kizunguka, hazunguka n'ubundi bari kuyikoresha. Nicyo n'u Rwanda bizarugendekera. Aha rero nkaba ngira ngo babwire nti tujye tujya mu byo tuzi, ntabwo politiki ntabwo ari santima, Bon, reka rero ngarukira aha ngaha hamwe Mayire kugira ngo nawe tugane ku musozo w'ikiganiro. Urakoze cyane kuburira abantu baba bibeshya, cyane cyane ko no kababaro dufite n'igihe tumaze mu ntambara ko tuyimazemo imyaka 32, umuntu wese aba yumva Kongo rwose yakwivuna umwanzi, kuko Kongo dusangiye umwanzi. Bityo rero umwanzi wacu niba ari nawe mwanzi w'abakongomani, tuba twumva abakongomani babyuka Tshisekedi yabyuka gitondo kimwe akadukunkumurira umwanzi akamujugunya hariya, ubundi tukaba turamukiza. Ariko tubonye impamvu, tubonye imibare yose agomba kubara, dusanga ahubwo ni umuhanga. Icyo tugomba gukora twebwe ni ukumushyigikira, ni gukora ibishoboka byose abakongomani bagasobanukirwa neza ko tutari ku ruhande rw'ababagirira nabi, ahubwo natwe turi mu kaga nk'uko Perezida Tshisekedi yabivuze. Turi mu kaga nk'uko abakongomani tukamazemo imyaka irutaho gatoya y'abakongomani bakamazemo, ariko icyizere cyo kirahari. Hanyuma rero sinjya nkunda kuvuga abo ba Occident, ntago mbazi, nta nicyo mbavugaho cyane, kuko ndagira ngo nibwirira bari abantu b'iwacu ko nta mugani bajya baca, ariko reka mwihorere rero kuvuga ngo wishinga inyo y'undi yawe bakomeze bigira ibyo bigira, bazaba bareba, bazabasiga babagize nka Ukraine, kandi simpamya ko muzaba mubyungukiyemo. Na Mpyisi yarababwiye ngo muzahungira he, Padiri nawe arababaza ati muyayaya he, nanjye rero ndacyababaza amaherezo y'ibi ngibi nyuma yaha murajya he. Urakoze Tarsisi, numva twagana ku musozo. Niba hari karirimbo keza gasezera ku bantu wabo badushyiriraho, ubundi tukabasezeraho, tukaba turi kumwe nabo ejo n'ubundi. Urakoze, reka ndebe, ariko mu gihe ndi gushaka ako karirimbo hari n'icyo navuga ku musozo w'iki kiganiro. Nuko navuga ko abanyarwanda bagomba kwitonda, kuko Perezida Felix Tshisekedi afite turufu nyinshi cyane ashobora gukubitisha kariya gatsiko. Iyo turufu rero afite
ukaba umucakara warize ukaba umucakara nanone ukaba umucakara warize ukaba umucakara nanone ukaba umucakara ugurisha abacakara ukabasa ku manywa y'ihangu ukaba umugaragu wahemba ibiboko ukaba umugaragu utabizi amateka akaba arimo kugarukana nayo ukaba umucakara utabizi na Simoni yari yarabyanditse nawe ukaba umucakara utabizi ugakora cyane ngo ugere hejuru ntibikunde ukaba umucakara warize ukabanga abandi bana byaciyemo ukaba umucakara warize ugatanga amakoro bayita imisanzu ukaba umucakara utabizi ukaba umucakara utabizi ukaba umucakara warize ukaba umucakara utabizi ukaba umucakara warize Banyarwanda Banyarwandakazi rero nkaba narimo ngana ku musozo Mwemayire ntabwo nashoboye kurangiza ibyo navuga kubera ko nari ndimo nshaka aka karirimbo ariko reka nsoze nshimira abadukurikiye mbabwira nti Kisekedi aracyafite amakarita menshi azakubitisha kari agatsiko hari ikarita y'ubutabera afite y'ubwicanyi kari agatsiko kakoze nubwo gakomeza gukora hariya akomeza kugenda abudokimanta ndetse ari nako ajyana ibirego mu nkiko zabugenewe hanyuma ndetse yamara kujyana mu nkiko izo ntuza izo raporo hari raporo zabitswe zishobora kuzazamurwa ikindi Kisekedi yishingikirije nuko ashobora kubatega umutego akavuga ati niba mushaka ko nganira nabo dushamiranye namwe mubanze muganire n'abashyamiranye namwe ubwo ni ukuvuga ko agatsiko kazaba karoburije yo kuganira n'abakarwanya Museveni nawe akaganira nabe na Nkurunziza nako Ntuza Ndayishimiye akaganira nabe ibyo bintu rero aramutse abikoze ndumva ntabwo ariwe wahomba nibariye reka rero dusoze ikiganiro dushimira abadukurikiye kandi tubabwira ko ejo hari ikindi kiganiro kuri Nanze Kubaho Ntariho TV. Murakoze nanjye reka mbasezere mbararikira ikiganiro cy'ejo nyine kuri Nanze Kubaho Ntariho nzaba mpari nanjye ubwo naheje.